ngewe ndi umwisengeneza we, ndamushimira ko yambaye hafi, ndamufata nka data. Aho bamasenge batahabaye, ariko namufataga nk'Imana yanjye, kuko nagiraga ibinkomereye kenshi niwe nabiganiriraga, nubwo nirukanyiraga ku bandi, ariko namufataga nk'ingenzi. Ikindi nanone nshima Imana nuko nabashije kumurwaza nk'umwisengeneza we, aho abenshi batabashije kubikora nk'abisengeneza, ariko narahabaye. Ndashima Imana ko mu buzima yararimo yabashije gutabaruka amahoro. Yarababaye bikomeye, abatarabibonye bavuga ibyo batabonye, ariko njye narabibonye. Anti, nukuri simfite ikintu navuga, ko ngiye kuvuga bwacya bukira. Wangiriye inama nziza, wambwiye kwihangana, njye menya gusenga, aho nzajya mbona aho bikomere njye mpamagara Imana, kuko Imana niyo ngenzi. Wasize inshuti nyinshi zigukunda, uhereye ku bana bawe n'abuzukuru, ndetse n'undi wese. Na rubanda rwaragukundaga aho twakurwazaga mu bitaro. Ndibuka ukuntu wajya kubyuka saa 9 z'ijoro usengera abantu, uti nimubyuke bamarayika bamanutse, nimubyuke dusenge. Warabyutse urasenga, warasenze kwa mbere barasezera, umunsi ukurikiraho turataha. Twageze hano Anti, ntabwo nigeze nkutera umugongo, nakubaye hafi bishoboka, nakoze ibyo nagombaga gukora. Anti, wambereye umuntu nabasha kuvuga. Ari n'abandi yego, ariko ntabwo nakugererana nabo. Aho nari nirukanka ku gasozi, ariko wabashe kundundarunda. Ndagusaba aho waba uri hose uruhuke mu mahoro, kuko wababaye cyane, warababaye. Nitwa Katushabe Donata Mbabazi Joy, ni mama, umwana we wa gatatu. Ndashima Imana cyane. Ijambo ry'Imana riravanga mu bibi n'ibyiza, ngo tujye duhora dushima. Ndashima Imana cyane. Mbere yo gushima Imana, ndabanza kubwira ba sister banjye, abakuru banjye, abarumuna banjye kwihangana. Mama kuba apfuye afite imyaka 65 niyo yaragejeje, turabishimira Imana. Byebe byose adusize turi bakuru, bucura bwe afite imyaka 20, yaratureze, nta kintu na kimwe twicuza kuba mama atarakoze. Rero turashima Imana. Abantu bajya bapfusha ababyeyi ari iminja, nibashobore kubarera, byarashobokaga cyane, kuko Imana niyo mugenga w'ubuzima bw'abantu bose. Ndashima Imana urugendo rwa mama rwose uko yarutangiye akageza rushoje. Nukuri Imana yo mu ijuru izi guhemba, si iby'abantu bapfuye. Mama yakoraga ibintu bikomeye cyane, yakundaga umuryango we, famiye ye, agashaka kumenya amakuru y'abantu bose, si no ku bana be gusa. Yakubazaga buri muntu wese, akakubaza n'uwo utazi, agashaka gushyigikira n'uwo atazi. Wamubwira ko inshuti yawe ifite ikibazo, akavuga ati kanaka byarakemutse. Rero Imana yo mu ijuru navange muhe uruhuko rudashira. Yarinze intambwe ze nziza, yitwaye nk'umukristo mu rusengero, yabaye intangarugero mu rusengero. Gusa abantu bo mu itorero nuko batari bushobore kuza kubera igihe turimo. Yari umuntu w'intangarugero, witanga, bavuga kwitanga, ibiterana akaba yabonetsemo. Mu gihe cyose yajyaga yumva ashaka igisubizo cya buri muntu. Rero Imana yo mu ijuru nukuri navange muhe uruhuko ridashira. Yarakoze yatubereye umubyeyi mwiza. Ntabwo twigize twicuza, ntabwo twigize dutekereza. Buri kibazo cyose buri muntu yabaga afite, mama yaragikemura uko cyaba kingana. Buri mwana wese akamutritinga nk'undi, akamufata nk'undi, navuga ngo yuko ameze gute. Niyo waba uri umunyamakosa akagukunda, akagira uburyo aguhandoringa, akagira uburyo akwitaho, akumva ko mbese buri muntu wese yamwishimiraga. Rero yarakoze
nta kintu kingana nko kuvuga ngo umubyeyi yarakoze atanahari, ariko arabizi. Ni ukuri nta kintu twamunenga. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yarakoze. Mama yararwaye urwo rugendo rwose, yakoresheje check-up uko bishoboka. Nta kintu twicuza ngo wenda ngo mama yabuze ubushobozi bwo kwivuza. Yararwaye turamuvuza, nta kintu na kimwe yigeze abura. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hari igihe bijya biba ngombwa umuntu nabone n'abana bamuvuza wenda bari mu mahanga bitewe n'impamvu z'iki gihe, ariko mama twahagararanye nawe yagiye mu bitaro turamurwaza akavayo. Ntihagire n'uvuga ngo Mana kuki wabikoze. Abaganga bari bahari, imiti yarayinyweye, gusa buri muntu wese aba afite igihe cye. Ntabwo rero twavana igihe cy'Imana, ni umugambi w'Imana. Ni ukuri tunababara tugira ibyiringiro. Niba abantu bapfa ari bato, Imana ikemera ko abasore bapfa ari bato, abagore babyara bagapfa ari bato, hanyuma mama asize twarashatse yaradushingiye, hanyuma ni ukuri tunababara, tuzamukumbura, tuzagira amarira menshi, ariko ntituvuge ngo Mana ngo waduhemukiye. Ntabwo tuzize tugwa mu ziko. Rero ndakomeza, ikintu kibabaje cyane, hari ba sister banjye bari Uganda batashoboye, hari abuzukuru be. Bihangane ntibaheranwa n'agahinda. Nta kundi, ni iyi minsi imipaka ya Uganda yarafunze, usibye na Uganda no mu ntara nuko byagenze kubera covid. Ariko Imana yo mu ijuru ni ukuri bakomeze. Ba sister banjye bose ndabakomeza aho bari, bihangane. Ndakomeza papa, ntabwo byoroshye, ariko Imana iradukomeza muri byose. Shimiye abantu bose bashoboye guhagarara nanjye mu kurwara kwa mama. Rero Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Ntabwo umuntu yavuga ibintu bya mama ngo abisoze, ni byinshi pe, na bagenzi banjye baravuga, ariko Imana yo mu ijuru senga imuhe iruhuko ridashira. Tuzakumbura urwenya rwe, tuzakumbura amagambo ye, ariko nta kundi. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi turamukunda cyane. Ni mama kamikazi, kuko Aunty Joy niryo yakunda kumpamagara. Ni nawe muntu warinyise mu muryango, kuko ubundi mu muryango iyo wakuze wabyaye ntago bibuka kukwita izina ry'umwana wawe, ariko Aunty Joy, Aunty mwiza, yakunda kumpamagara mama kamikazi. Joy rero yari masenge, ariko by'umwihariko ari inshuti yanjye. Wenda umuntu ashobora kwibaza ati gute washima Imana kandi Joy yagiye, ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ni byiza dushima Imana. Hari Imana ntago igitungurwa n'ibintu byabaye. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 29:11 ngo izi ibyo yibwira kutugirira ngo ntabwo ari ibiba ahubwo ni byiza, kugira ngo tureme umutima w'ibizaba nyuma. Rero Imana turayishima. Joy nitwa ni mama kamikazi, kuko Aunty Joy niryo yakunda kumpamagara. Ni nawe muntu warinyise mu muryango, kuko ubundi mu muryango iyo wakuze wabyaye ntago bibuka kukwita izina ry'umwana wawe, ariko Aunty Joy, Aunty mwiza, yakunda kumpamagara mama kamikazi. Joy rero yari masenge, ariko by'umwihariko ari inshuti yanjye. Joy yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ugira urukundo, yari umuntu uzirikana, kandi yari umuntu ukunda kuganirira umuntu. Wamubwira ibintu bibabaje akakubwira ngo ibyo bireke, ngo abo jya ubareka, ngo jya ubareka abo ngabo. Yari umuntu udakunda gukomeza ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kikubabaje. Yari umuntu kandi ugira ubuntu. Hari nzamukumbura by'umwihariko, kuko hari ukuntu yandemyemo ikintu cyo kuba umuntu mukuru. Ndibuka maze gushyingira Katushabe, yarahagurutse ava mu Mutara araza aransanga, nari mfite uruhinja, arambwira ati ndagira ngo ujye gusura Katushabe. Nambwira se Aunty, ubu ndi umuntu mukuru wajya gusura umugeni? Ati ni wowe nshaka kujyayo. Yandemyemo ikintu cyo kumva yuko ndi responsible ukuntu. Icyo gihe namusigiye uruhinja ararusigarana, tujya gusura abageni n'abasaza banjye bandi. Joy yari yarabinshyizemo. Namenye gutwikurura igihe kitaragera, gutwikurura simwe, akambwira mama kamikajya gutwikurura simwe, yangize umuntu mukuru. Rero ndabasezeranye yuko nzababera umuntu mukuru, n'ubundi nzakomeza. Kubwo Joy yagiye ntago nzabareka, muzakomeze namwe kumbera barumuna banjye beza. Ntago navuga ngo aho Joy yarari nahaba, sinahashobora ko nyina w'umuntu arakomeye, nta n'ujya musimbura. Ariko inama za Joy nzazibagira. Uzumva afite icyo ashaka kuvuga kimubabaje,
ndahari kuko ubucuti bwanjye n'ubwo yari masenge ariko ari inshuti yanjye, hari ukuntu yandemyemo kuba umuntu mukuru ukuntu, kandi icyo cyizere yarakingiriye. Namwe rero muzakomeze mukingirire, mumbere abavandimwe beza, nzakomeza kubakunda, byo Imana imuhiruko dashira. Nitwa Asimwe Donata Mbabazi, byo ni mama, ndi umwana we wa kane. Ikintu ndashimira Imana mbere na mbere, ubwa kabiri nzi gushimira mama. Muranyihanganira, ndashimira Imana yaduhaye nka mama akatubera umubyeyi. Icyo ni cyo cya mbere mbanza kuyishimira, kuko yadunyujije mu mubyeyi udasanzwe. Ni ukuri ndayishimiye, ari njyewe n'abo yabyaye ko twaciye muri we kugira ngo tubeho. N'ishimwe rikomeye kandi byumve ndayishimye. Ntabwo byoroshye gushima Imana ko umuntu yapfuye, si ukumwanga, ahubwo ni ukwishimira ibyo yakoze. Icya kabiri ndashimira mama. Ndashimira mama, birashoboka yuko ntabwo we yapfuye ariko twebwe ntabwo turapfa, ntabwo tuzi ko aho uwapfuye ukuntu bimera, process zabyo, ariko ndashaka kumushimira. Niba bishoboka ko anyumva, ndamushimiye. Gusa ikintu cyambabaje cyane, mama numvaga, njye ndabitekereje nkiri muto, niga muri senior ya 5, kuko hari ibintu byinshi mama yakoraga, mu mutima wanjye hajyamo kuvuga ko njyamo nasaba Imana ngo zandindire ababyeyi, nzabashimire bumva ahubwo batapfuye. Gusa ntabwo bikunze, ariko buri Imana izi impamvu. Ni ukuri yari umuntu ubabarira vuba, yababariraga vuba cyane, nubwo ukabona umuntu yamuhemukiye ukibaza uti nta nubwo azongera kumuvugisha, ariko ugasanga yabirengejeho nta kibazo, yaramubabariye. Mama ndamushimira cyane bikomeye, yabanye natwe guhera turi bato. Ndamushimira, habaho ibintu byinshi mu mago, ariko ndamushimira ko atadutaye. Si ukuvuga ko atahuye na challenges zitandukanye, ariko yabaye intwari mu bintu byose. No mu kurwara kwe, mama yapfuye atamva ko agomba gupfa, yari afite icyizere, yabaga arembye cyane bikomeye, ariko ukabona afite icyizere. Ni wa muntu warembaga kumva ko utamufasha by'abarwayi, akumva ko yakwifasha ikintu cyose, akumva ko yakwifasha isaha yose, nubwo yaba ageze mbese nta mbaraga, ariko akumva ko agifite imbaraga n'ibyiringiro. Mama yari afite ibintu byinshi muri we, yagiraga imishinga myinshi, naho yabaga arembye yahembuka akavuga ati ariko ndumva ashaka gukora iki. Ni ukuri yumvaga ibintu byose ku isi yabikora, ariko ni ukuri kubw'uburwayi hari byinshi atagezeho. Ariko ngewe wenda ndavuga nabo tuvukana, aho ibyo mama yatekerezaga hari ibyo nzi, hari n'ibyo abandi bazi. Ndabasaba ngo Imana izadushoboze twuse ikivi cye, kandi bizakunda kuko yari umuntu wizera. Turacyari batoya, gusa ndasaba ngo tuzafatanye, Imana idushoboze. Kandi ni ukuri ikintu basabira ni ukugira ineza nk'iya mama, Imana imuhiruko ridashira. Amazina yanjye nitwa Gikundiro Mori, ndi umwana wa 9. Mbabazi Joyce yari mama. Nanjye ndashaka kuvugaho ibintu bibiri byonyine. Ndashimira Imana, ndagiza nshimire na mama. Ndashimira Imana yuko yatuzanye kuri iyi si bicishije kuri mama, tukaba tugeze kuri no myaka tukiriho, twari tukiri kumwe na mama. Ndabishimira Imana cyane. Ndashimira Imana yamurinze igihe cyose, kuko byari bushoboke yuko wenda akimara kubyara wa mbere agahita yigendera, twebwe ubwo ntabwo twari kubaho, ntabwo byari bukundi. Ariko ibintu byose ni umugambi w'Imana. Ndashima Imana yuko ijambo rye riravuga ngo niyo Alpha na Omega, ni itangiro ikaba n'iherezo. Niyo itangira ubuzima bw'umuntu, igashyiraho itangira, yarangiza igashyiraho n'iherezo. Kandi icyo Imana yavuze nta wakivuguruza.
kandi hari ibyo twibwira yuko tubizi ngo Imana yabitubwiye, ariko hari ibyo Imana itatubwira ariko yo ikabikora nkayo, kuko ni Imana ntabwo yatekereza nkatwe, kuko twe dutekereza nkatwe nk'abantu. Kandi ijambo ryayo riravuga ngo aho imitekerereze yacu igarukiye niho Imana itangiriye, kandi aho ubwenge bwacu bugarukiye niho ubw'Imana butangiriye. Ndashima Imana yuko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana yuko yamurinze icyo gihe cyose, ndashima Imana yuko yaturinze natwe ikabana natwe. Biba bigoye kuvuga ngo washima Imana kandi umuntu adahari, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose ibyiza n'ibibi tujye duhora dushima Imana. Ndashima Imana rero cyane yabanye na mama icyo gihe cyose ikabana natwe. Njye natangiye kumenya ko arwaye, ni nk'aho aribwo natangiye kumenya ubwenge, nangiye kumenya ubwenge natangiye kumenya mama arwaye. Ndashima Imana ko icyo gihe cyose namenye ubwenge mama arwara, nyine ahora arwaye buri gihe, ariko nyine ntabwo ari ibintu byiza nyine, kuko nibwo buzima nari musanzemo, aribwo ntangiye kumenya ubwenge. Mama icyo gihe cyose ntabwo yigeze adutererana, ntabwo yigeze atureka, yabanye natwe mu byiza ndetse n'ibibi. Mama yatugiraga inama kenshi cyane. Mama yari umubyeyi muzima. Njyewe twabaga turi mu rugo, numvaga nta hantu ushaka kujya, hari n'igihe nabaga ngiye kugenda mama akakubwira ngo urajya hehe, akakubwira ngo icara hano. Agatangira kukubwira, n'igihe yakubwiraga ibintu bya kera akakubwira nk'ibintu yaciyemo. Njye nakundaga kumubaza ibibazo byinshi, nkamubaza ese kubera icyo wanyise aya mazina, byari byagenze gute, akabisobanurira akabimbwira. Buri kantu kose nakundaga kumubaza ibibazo byinshi, agakunda kumbwira ngo ese buriya wazagiye kwigira ukazaba umuroya, ko mbona ukunda ibintu byo kubaza cyane. Ndamubwira nti oya, njye ndashaka kuzaba umuganga. Numvaga intego yanjye uzaba umuganga, nkajya nita kuri mama cyane. Narize nangiye mu wa 4, tudukora mu wa 3, ndavuga ni nta kindi kintu ngomba kwiga, ngomba kuziga nkabitangira ubu nkaba umuganga, nkazajya nita kuri mama, kuko njye namenye ubwenge mama arwara, yararwaye diyabete. Ibyo rero byarageze ndiga, nishoje mu wa 6 ntabwo byakunze yuko ubuganga mbukomeza. Nkamubaza ese kubera icyo wanyise aya mazina, byari byagenze gute, akabisobanurira akabimbwira. Buri kantu kose nakundaga kumubaza ibibazo byinshi, agakunda kumbwira ngo ese buriya wazagiye kwigira ukazaba umuroya, ko mbona ukunda ibintu byo kubaza cyane. Ndamubwira nti oya, njye ndashaka kuzaba umuganga. Numvaga intego yanjye uzaba umuganga, nkajya nita kuri mama cyane. Narize nangiye mu wa 4, tudukora mu wa 3, ndavuga ni nta kindi kintu ngomba kwiga, ngomba kuziga nkabitangira ubu nkaba umuganga, nkazajya nita kuri mama, kuko njye namenye ubwenge mama arwara, yararwaye diyabete. Ibyo rero byarageze ndiga, nishoje mu wa 6 ntabwo byakunze yuko ubuganga mbukomeza, nahise njya mu bindi. Ariko icyo navugaho, mama yari umubyeyi muzima, wamuhamagara ufite ikibazo
nakundaga kurwara umutwe nkamuhamagara wandembeje, nkamubwira nimeze nabi, nkamubwira n'ishuri ngiye kurivamo. Mama akambwira ati hangane, ati hangane bizarangira. Mama icyo gihe nyine akanyihanganisha, namaze nise umeze ute, akambwira ati ndaho, ariko nabaza abantu bakambwira ati ararwaye, kuko hari igihe yarwaraga ubundi akaba ameze neza ubundi akaremba. Mama nagukundaga cyane, ikintu kimbabaje ni uko ugiye nashoje kwiga. Waramfashaga cyane, ariko nta kundi, nta wavuguruza icy'Imana yavuze, kandi n'icyo yakoze biba byarangiye. Gusa Imana iguha iruhuko ridashira. Warakoze kutubera umubyeyi muzima, watubereye inyangamugayo, utubera intangarugero. Ni byinshi twakwigiyeho, ibisigaye ikivi cyawe tuzacyusa. Imana iguha iruhuko ridashira. Amazina yitwa Mugwaneza Grace, izina nzwiho ni Mugwa, nibyo abantu benshi bazi. Mbabazi Joy yari mama wanjye, nari umwana wa gatandatu ndi wa gatanu mu bariho. Ndashima Imana ku bwa mama. Mama yatubereye umubyeyi mwiza, mama yaradukunze, atwigisha uburere, atwigisha gukundana. Ndabimushimira hari mu ijoro byumve. Ikintu ushima Imana, mama yapfuye turi kumwe. Yapfuye turi kumwe, agera aho ngaho aza kongera ajya muri koma, bakamukora dialyse byo kwa muganga n'iki, agera aho asubira muri koma. Ninjye bamujyanye muri koma. Mama arangije yapfuye ninjye uhagaze turi kumwe. Ndashima Imana ko yapfuye ninjye turi kumwe. Ikindi nshaka kuvuga kuri mama yageraga urukundo. Hari umupadiri papa yigeze kuzana mu rugo, aramuzana agenda asezera ashaka kwimukira ahandi. Umupadiri ntabwo nari muzi. Mama ahageze, mama nawe ntabwo yari amuzi, arabakira mu rugo. Amaze kubakira agiye kugenda amuhereza ibiceri 200. Arangije umupadiri, kuko mama iyo nomero mama yari afite ninjye waje kuyigira. Mama arangije uwo mupadiri aza kumamagara ati ni wowe Mbabazi Joy? Ndabwira ntabwo ari we, ariko ndi umwana we. Ati nenda gushimira mama wati yamaye ibiceri 200. Ati yasa nk'umaye nka miliyoni 200. Ati umuntu tutari tuziranye amereza ibiceri 200. Kugeza icyo gihe umupadiri n'ubu turacyavugana kubera mama, kandi simuzi. Twaze kugeza igihe turahura, ambwira uburyo mama yari umuntu mwiza. Ndabimushimira, yakundaga abantu. Mama hari igihe, ikindi gihe higeze gucaho abazungu, arabahamagara. Abazungu baza mu rugo, yari umuzungu mu Faransa, nta Gifaransa yarazi. Papa arangije niwe wamusobanuriye avuga Igifaransa. Afata amata ayahereza abazungu. Mama yari afite umutima sinzi ukuntu nawuvuga, ariko mama aho uri turagukunda, tuzahora tugukunda, turakuzirikana ku mitima yacu, urudusize turi abana, turagushimira aho uri. Ndizera ko uri ahantu heza kurusha mu mubiri wari ubabaye. Imana nzi ko yakwakiriye, igume gutuza heza, tuzahora tukibuka. Urakoze. Banyita Kemerembe Sharon, ninjye mwana wa Mbabazi Joyce mukuru. Ndashima Imana. Nitwa Kemerembe Sharon, ninjye mwana wa Mbabazi Joy mukuru. Ndashima Imana cyane. Ndashima Imana ku byo yadukoreye byose. Ndashima Imana ko agiye tukaba tumuherekeje. Twararwaye, ntawe utararwaye, ariko kuba tukiriho ni kubw'imbabazi z'Imana. Mama igihe arwaye ni igihe kirekire, ni igihe kinini. Yarwaraga nkamuherekeza nkamugarukiriza Nyagatare, abandi bagakomeza bakamuzana. Nanjye nkaguma mu rugo mbaza uko bimeze. Ariko ndashima Imana ko namuherekeje kugeza inaha ngaha. Yo nza kuba ntahari,
haya kuvuga nti wenda hari ukuntu barangaye mama arapfa. Ariko ndashize agahinda naragashize. Mukura mu rugo nari nzi ko dusubirayo byoroshye, ariko byaje gukomera ntabizi. Tugera Nyagatare mbona biranga birakomera, ariko mama ahari arasenga arambwira ati, nambwira mama kurimo gusenga reka nsenge buhoro, ati nabo dufitanye ikibazo bose nabababariye. Icyo niyo kintu cyanezezaga. Ndavuga nti humura, nitujya i Kanombe urakira. Mama twaraje abanza kuvuga ati tujye mu rugo, ageze aho iby'i Kanombe biremera. Mama mu byo yatekerezaga nanjye twari kumwe, nta rupfu yatekerezaga ko rwamuzaho. Nanjye ubwanjye nari nzi ko mama atapfa. Ikintu yarambwiye ati Rusi muzamukunde umwiyegereze. Nambwiye nta kibazo. Ananirwa kuvuga ibyo nibyo yavuze, arangije arambwira ati mwese ubabwire n'abari mu rugo bose abanasize mu rugo baveyo bagiye mu rugo. Nambwira nta kibazo. Mu mbaraga nkeya za mama nuko byagenze, ariko Imana yo mu ijuru nzi ko yamwakiriye. Nta kibi cye twigeze tumubonaho. Buri mwana yari amufitiye urukundo rwe rw'umwihariko, kandi buri umwe yamubwiraga ibye bitari urwango, atari ivangura. Buri muntu yari amufitiye urukundo rwe rw'umwihariko ku giti cye. Arambwira abakozi be babaga mu rugo ati ntuzigere ubatererana, nimuzabane neza, ati kugeza igihe bazagendera. Mama njya kuza hari ibyo namukoreye, ariko ndamuvugisha areba hirya, namuvugisha areba hirya. Ntago nari nzi ko ntari bugaruke ngo musangeyo. Nari nje kuruhuka, yari umunsi wa gatatu ndiyo. Mbwira murumuna wanjye ntiwaretse nkaguma, ati oya. Naraye muhamagaye ntingaruke, numva mfite ubwoba, ariko ntago byakunze. Yashatse kugenda ntahari. Imana umwakire mu bayo. Nitwa Natete Joy, nanjye ndi inshuti y'uyu muryango. Ndashima Imana ko yampuje n'uyu muryango. Uyu mubyeyi nta gushidikanya, ukurikije ubuhamya bwe abana bagiye bamutangira n'abandi bantu bose, hari icyo Imana ivuga ku mirimo myiza. Yagize imirimo myiza, ntabwo dushidikanya ko itamuherekeje. Imana ishobora byose yamuremye ikamuha n'abana akababyara. Izo mbuto nziza izazishyire mu bana be bazisigaremo. Nicyo cyonyine numva namwifuriza kiruta ibindi. Kandi hari ibimenyetso ngewe nagiye mbona nk'umukristo by'imbuto nziza ze. Ndibuka tujya kumukura Faisal tumuzana i Kanombe muri mochare, twari turi muri Mbyurensi. Afite indirimbo yakundaga twese turayizi. Ndanabasaba ngo mugerageze muyiririmbe muri uru rupfu, abari bamara umubabaro, abariyo ibasubizamo ibyiringiro. Twari turi aho umushoferi twumva yishyizemo, arayiririmbye, abana barimo baraboroga batumva indirimbo ya mama. Iyo mirimo myiza rero yamuherekeje, iyo yose azayisige mu bana be, mwisigarane, mugire urukundo nk'uko yabakunze, nk'uko yakundaga abantu byose. Izo mbuto ze muzazimusoromeho. Utazubahiriza imbuto za nyina ngo bazimusoromeho, ajya amenya ko yavangiwe. Hasigaye icyo mbifuriza ni Imana kubakomeza, natwe tukadukomeza. Kandi njyewe icyo mbijeje nk'inshuti y'umuryango, nzajya mpora mbaba hafi aho bishoboka. Amazina yanjye ni Rwema Bosco. Nkaba ndi umwana wa nyakwigendera Mbabazi Joyce na papa Gasora na Kireti. Nkaba ndi umwana wa gatanu, uwo tuvukana bose ndi wa gatanu. Yari umuntu ukunda gukora cyane, yari umuntu urwana ishyaka, yari umuntu wanga ikibi, akagira inama mu bazi, mu bana be, mu bavukana.
yaba ari n'inshuti ndetse n'umuntu baba bahuye ari ubwa mbere gusa akumva yakubwira ikibakubonaho kuva yakugira inama kandi akaba umuntu ugira impuhwe cyane. Mu by'ukuri yari afite abana benshi usibye n'abo tuvukana wenda, ariko umwana wese abaga ari uw'ahandi, yazaga akaba umwana murumuna wacu cyangwa se yaba aturutse akaba mukuru wacu. Ni byinshi tumuziho, ni byinshi yatutoje, ni byinshi yatwigishije gukunda, kwakira umuntu wese ukugana, yaba ari umukire, yaba ari umukene, yaba asa nabi, yaba asa neza uko yabaga ameze kose. Mbe yifuzaga ko wagira umutima w'umuntu wo gufasha, wo gukunda umuntu ari wese, nube warobanura n'iki, akagira ikintu cyo kwanga amafuti nangwa se ibintu byo guca mu nzira zitari nziza nk'umubyeyi, akaduhana twese uw'ahandi, ababavukana, buri umwe wese. Wenda ikintu namwifuriza, ngiye kumuvugaho ni byinshi namuvugaho, ariko ndamwifuriza kuzabona ubwami bw'Imana, kuzaba ahantu heza, kuzaruhukira amahoro. Nk'uko yanyifurizaga ibyiza nk'umwana we, yabinoje akanabinyigisha, akaba asize mbega ahantu heza kugeza ubu ngubu. Nubwo mubuze, ariko ndavuze ngo Imana izamwakire mu bayo kandi izamugire neza. Ndifuza kuzahura nawe mu bwami bwiza twateguriwe. Shimye rero Imana yuko yabanye natwe mu burwayi bwe, ntabwo twamutereranye, twabanye nawe mu bishoboka byose, ariko umunsi ntabwo urengwa. Iminsi y'Imana yaguhaye iyo ugeze biba bigeze, biba birangiye. Ariko nanone rero ntabwo dushobora gushira ibyiringiro by'uko twari tuzi neza yuko yari akijijwe, yakundaga Imana, yasengaga Imana. Yaba yaje nk'iwanjye, ari ubwo yigeze kurwarira Nyagatare, avuye ku bitaro mujyana iwanjye, tugasengana akanezerwa. No mu rugo najyaga njyayo, ariko icyo nzi neza ni uko hariho aho yagiye numva mpamanya n'umutima wanjye atari cyo kuba ntabwo namenye iby'Imana, ko ku munota wa nyuma ntabwo mbizi. Ariko ndashima Imana yuko yamufashije muri ubwo burwayi bwe, ntiyigeze acika intege ngo ave ku Mana, kandi twese niyo nzira yacu igomba kujyamo. Nitwa Mbabazi Dina, nkahamagara icyabuzukuru bose batabashije kuboneka. Yari nyogokuru wanjye, nanjye nkamubera umwuzukuru. Ndamushima cyane ko yambaye hafi, ndamushima cyane kuko yambereye umubyeyi mwiza, yanyigishije byinshi natari nzi kandi nabyo byangiriye akamaro. Ndamushima cyane kuko yarandinze, anyereka urukundo, anyereka ibyiza byose natari nzi. Ndamushima cyane kubw'ibyo yankoreye byose, ndamushima cyane kubyo yankoreye, kandi Imana imuhe uburuhukiro bwiza. Turabasuhuje bose mwese, umuryango wacu, bakuru banjye, papa wanjye, ababashije kwita kuri mama igihe yari arwaye, bakamureberera kugeza aho apfiriye. Izi ntabwo byari byoroshye, gusa aho tutabaye mwarahabaye. Gusa na n'ubu biragoye kubyumva ko mama yapfuye. Nubwo twabuze uko tuza, twaragerageje, gusa birababaje kuba tutagiye guhamba mama. Mperuka mama kera 2019, umwaka ugiye kurangira, aribwo namusangaga kwa Kadushabe arwaye, ariko yanyizezaga akazakira. Mama namuhamagaraga akambwira agiye gupfa namubonye. Icyo kintu cyarushaga kuntera agahinda. Basi Imana wagerageje guca mu bantu benshi, abakozi b'Imana, wagerageje kutubwira ko mama azabaho,
wavuze ko muzamuteraho izindi nyuma, wavuze byinshi mu bantu batandukanye ariko bisoje bidakozwe. Mana, kuki basi wadutererana tukizera amagambo yawe, tukizera amajwi yawe yavugiye mu bakozi b'Imana batandukanye? Se koko ibyiza azabibonera mu isanduka? Mama, ndabizi ntabwo nakugeraho, basi biba byashobokaga nkagera ku murambo wawe. Gusa nubwo bitakunda, Imana ikwakire mu bayo. Wakoze imirimo myinshi myiza, wafashije imfubyi n'abapfakazi. Mama, wari intwari, wari intwari ku buryo buri wese yifuzaga ko wamubera mama. Wambereye byose nari nkeneye, wambereye ikintu gikomeye ku isi, gusa Imana ikaba ugutwaye. Nta n'icyo abana bawe bakweretse bazi. Ese basi Imana igeraho ikivuguruza? Ese basi kuki byagenda gutya? Mama, twarabanye, wari umuntu wihangana, wari umuntu ufite umutima ukomeye, wari umuntu ufite igikundiro, witaga ku bana bawe, witaga kuri buri umwe wese ukuganye. Nta kibi wakoze kuri iyi si, basi imirimo yawe guherekeza icyo mu ijuru. Gusa niba agahinda ni uko basi nageze ku mva yawe, nk'uko wajyaga umbwira ngo ngiye gupfa utambonye, uko birabaye. Gusa mama, Imana niyo yishimiye kugutwara. Mama, warababajwe, ndabyibuka wajyaga umbwira utwite inda yanjye nibwo wamenye ko urwaye diyabete, akambwira ati mwana wanjye ndakwinginze uzirinde kurya isukari. Avuga nti mama, nizera basi nayo nzarwara. Warababajwe umubiri, warababajwe imyaka yose, ukajya umbwira ngo imyaka agejeje ku isi niyo umaze urwaye diyabete. Koko urangije upfa no mu kwezi wambyariyemo. Tariki 15 nizo wambyaye z'ukwa karindwi, none upfuye kuri 2. Upfuye mu kwezi wambyariyemo koko. Basi bibaho nkakubona. Navaga ku ishuri nkaza gusanga, nkaza umwumbuye, umbwira ati ndagukumbuye, ati ngufitiye inkuru nyinshi, ese basi nzazibwirwa nande? Aba wakundaga Imana, wagiraga ubwitange, wagiraga umutima ukomeye, wari umugore uhamye. Basi nzatera ikirenge mu cyawe. Indirimbo ya mbere namenye gukunda, indirimbo yo mu gitabo, indirimbo ya 16 baririmbaga kuva kera ntazi no gusoma, kugeza aho nabimenyeye gusoma, ukambwira ngo tuyiririmbane. Mama nagukundaga, basi iyo bibaho nkaza no kumusezera bwa nyuma.
ejo bundi twavugana akubwira ko ntazigera nkusanga ati basi waje ko ugiye gupfa utambonye ariko koko birabaye abatora abanyarwa navaga ku ishuri arwaye ibirenge aramukandaga umunsi umwe gusohora hanze maze kumukanda arambwira nshaka kugenda arambwira ngo kuko uransize basi nkuko wambwiye ngo uransize nkagaruka njye nabivuze ukagaruka njye nabivuze basi ukagaruka imirimo wakoze ni myiza imirimo wakoze kuri iyi si ni myiza ndizera nubwo Imana yivuguruje ku byo yavuze yivuguruje ku baba yaravuze kuzakira basi nizeye ko igutwaye mu ijuru nizeye ko igutwaye mu ijuru mama wakundaga kuririmba indirimbo zo mu gitabo igihe guheruka wakundaga indirimbo ya 82 ubwo wari umaze guhuma amaso utakireba neza bajya kumbwira ngo nyikuririmbire indirimbo ya 82 mu gitabo nitwa njyewe sinari naragafashe icyanditswe na kimwe ku mutwe wanjye sinari narafashe icyanditswe na kimwe mu mutwe wanjye ariko ku bwa mama nafashe icyanditswe cya Zaburi 35 kivuga ngo Uwiteka aburana n'abamburanya rwana n'abandwanya mama yakundaga icyo cyanditswe yakundaga kuva kera narakimusomeraga yaba arembye akambwira ngo nzane Bibiliya nyimusomere nzagukumbura basi n'umwana wanjye nzamubwira uburyo wari intwari nta muntu utareze nta muntu utifuzaga kukugira nk'umubyeyi ariko mama uragiye uradusize kuki koko byagenda gutya aka kanya hari hakiri kare mama basi kuki Imana itatwumvishije nubwo nari muto bwose ari ikintu nashakaga nanjye kukugezaho basi iyo upfa narakuze nawe basi hari icyambuye mu maboko wabonye byari buzanshimishe mama wakundaga abana bawe witaga ku muryango wawe kabone n'ibibazo byaturushaga imbaraga ariko mama watwerekaga ko uri umubyeyi ukomeye nta muntu utareze wareze abuzukuru bawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma kugeza ku muto mama basi yaba nabonaga amaso ukuntu nakugira iruhande kumva yawe mama nzaguhoza ku mutima udusigiye papa wenyine abakundaga gusetsa nibuka umunsi umwe ujya haruguru y'inzu ukampamagara mu ishuri riranguruye ukambwira ati mbe nkubwire wahoranaga mu mutwe kubaka ntabwo wagiraga igitekerezo gisenya urampamagara ngo twubake inzu urambaza ngo hari ahantu si hafi inzu nziza ahabwa ati yego ati twubake inzu maze bakuru bawe tuzababwire twayihagurukije
ndakubaza n'amafaranga urayafite icyo gihe wari urwaye, ati tuzabishobora, ati tuyihagurutse maze tuzabigira ibanga, azabimenye tuyigejeje kure. Uravuga ati nta kinanira Imana tuzayubaka. Akundaga kugira ibitekerezo byubaka, akundaga iterambere n'ubwo wakandamijwe no kurwara. maze gushimira abantu mwese, ndashimira aba anti banjye, ndashimira aba ako banjye, ndashimira inshuti ndetse n'abandi bavandimwe. Ndabashimiye ibyo mwakoze byose, Imana ibahereze umugisha. Ndabashimiye kuko aho tutari turi mwatubereyeho. Mama aragiye, mama yari umubyeyi ukunda Imana, mama yakundaga abantu, mama yari intwari. Mama yari umuntu w'intwari, yari umuntu ukunda abantu. Mama uko yazaga niko yakwakiraga, yarobanuraga ku butoni. Uko wazaga ubura umukire niko yagufataga. Ndashima mama, mama yabanye natwe, mama yatubereye umubyeyi. Mama ntacyo nagushinja, inshingano zose z'ababyeyi yarazikoze, gusa nuko ugiye nkatwe abana bawe n'abuzukuru bawe inshingano zacu tutarazikora. Mama twarabanye, mba yarandeze nkiri umwana kugeza aho nkuze. Mama twarabanye akajya amanura. Mama yari umuntu wihangana kandi ukunda Imana. Mama yanyigishije gukora, anyigisha gukunda Imana. Najyaga aricarana na mama akambwira ati ntukajye wiheba, ati gusa ntuzajya ubona ibintu bikuremereye, ujye usenga Imana, wiragize Imana. Mama yari umubyeyi. Mama ndagushimye ibyo wakoze byose. Mama yaratureze, turakura, aratwigisha. Sinigeze banyirukana ku ishuri, nubwo banyirukana mama yakoraga ibishoboka byose agashakisha amafaranga akanyishyurira. Mama yari intwari, gusa niko Imana yabyara, niko yabihisemo. Mama tuzahora mwibuka, sinzigera mwibagirwa impanuro zawe. Mama sinzigera mwibagirwa.
mama yanyigishe kubana n'abantu, anyigisha gutura muri iyi si. Njya ambwira ati Glory jya wihangana kandi ujye ukunda Imana, ukunde gusenga. Ikintu kimbabaje uko ugiye mama, ari maze igihe nakubona. Mperuka kuvugana na mama, naramuhamagaye arambwiye ngo ararwaye ari kwa muganga. Ndamuhamagara turavugana, arambwira ati Glory ati ngiye gupfa utambonye. Ndamubwira ati mama wapi, ati ntabwo mwari mwaba gupfa mu izina rya Yesu, Imana iracyabafiteho umugambi. Ngiye gusezeranyije bizabanza bisohoze, ntabwo wari waba gupfa. Arambwira ati wapi, ati ngewe ngiye gupfa, ati kandi ngiye gupfa nakubonye. Arambwira ati Glory bayi, abibwiye inshuro ebyiri. Sinatekerezaga ko tariki ebyiri mama azaba yapfuye. Sinatekerezaga ko mama yapfa muri uyu mwaka. Sinzi impamvu Imana yemeye kumutwara izi saha. Mama ugiye tukigukeneye, ugiye tukigukeneye impanuro zawe. Mama yari umuntu ukunda abantu, mama yari umuntu ukunda abantu, mama yari umuntu uzi kubana n'abantu, kandi yari umubyeyi uzi kwihangana. Ubuzima bwose mama yabwihanganiraga. Gusa sinzi Imana impamvu yemeye kumutwara izi saha. Sinzi impamvu mama, sinzi impamvu ugiye izi saha. Mama ntacyo nagusize kandi ndagushimiye. Ndagushimiye ibyo wakoze byose. Waratureze, abuzukuru bawe turakura, abanye natwe. Mama niwe muntu nafataga nk'inshuti yanjye ya hafi. Ni ibihe bibi cyane ariko nta kundi turabyakira kuko ni icyorezo cyatuziye twese. Rero mwakoze kuba mwaje aha ngaha. Kuri uyu munsi rero ku rupfu rwa mabukwe ntabwo biba byoroshye kugira umuntu ikintu yavuga, ariko biragoranye, ariko ntabwo umuntu yabura icyo avuga. Mabukwe twamukundaga cyane, namukundaga njye cyane cyane by'umwihariko. Yari nk'umubyeyi wanjye kuko yajyaga ngira inama kenshi na kenshi, agakunda kuganira. Yari umuntu ubana uri shosho. Muri make ntabwo mfite ibintu byinshi namuvugaho kuko agiye tukimukunze, twari tukimukeneye. Agiye vuba ariko nta kundi buriya kuko Imana ariwe yamuzanye ku isi. Buriya byari bigeje igihe kugira ngo yongere imwisubize, nubwo yari agifite byinshi byo gukora kuri iyi si. Natwe twari tumukeneye nk'umuryango, ariko nta kundi tugomba kubyakira. Ariko igishimishije cyane, nzi neza, ndahamya neza yuko agiye mu ijuru kuko agiye akijijwe, kandi n'ibikorwa yakoraga byagaragaraga ko akijijwe. Yari umuntu ufasha abantu, yari umuntu wakiraga buri muntu uwo ari we wese, yari azi kuganira. Mbese ntabwo umuntu yavuga ibigwi bye ngo abirangize, ariko Imana yo mu ijuru imwakire, imuri uko ridashira. Kandi natwe tuzi ko ibyo adusigiye tuzabyubahiriza. Hari byinshi adusigiye tugomba kuzajya tugenderaho, tugomba kuzatera ikirenge mu cye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Njyewe banyita Simwa Robert, nkaba ndi umukwe w'umukecuru witabye Imana. Icyo umukecuru nari muziho nuko yari umukecuru w'umubyeyi cyane, ukwije
iby'ababyeyi bose wakwifuriza ko umubyeyi yagira. Akaba yari umuntu w'inyangamugayo cyane, ujya inama, ukunda abantu, ufite buri kimwe cyose. Umuryango wanjye kimwe n'indi miryango yose ifite icyo bahuriyeho, n'abaturanyi, buri muntu wese yari afite icyo amukuraho. Kuba rero tumubuze, tubuze ikintu gikomeye, ari twebwe bakuru baganiraga nawe, bafite ibyo bamwigiragaho, ariko n'abana bacu bo yarabereye nyirakuru, yagiraga urukundo rwinshi, akagira urugwiro, akamenya ibyo aganiriza buri umwe wese. Buri muntu wese rero baziranye aratakaje, jyewe niko mbibona. Ariko nanone kuri iyi si niko bigenda, ntawe uba uyiriho kugira ngo azayigumeho burundu. Ubwo nyine niko bigenze. Nta kindi umuntu yakongeraho uretse kumwifuriza iruhuko ridashira, kandi no gukomeza abamushibukaho bose n'abamuzi, cyane cyane abana be, gukomera bakumva yuko nyine ahubwo bagomba kugira ingufu zo kumusigara inyuma neza, kandi bakagendera mu murongo yabatoje, ntibazatatire kubera yuko babona atagihari ngo abakebure nangwa abagira inama zitandukanye nk'uko bisanzwe. Umukecuru rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Asaba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mama yacumbikiye imfubyi, abapfakazi, abadafite shinge na rugero ku mudugudu yari intangarugero. Icyo cyanditswe nk'uko kivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Izambabare yibuka imirimo mama yakoze, izamugirire neza, kandi nzi ko tuzamusanga mu ijuru kuko yakoreye Imana, kuko Imana itibagirwa imirimo. Abapfubye, imfubyi yafashije, abababaye, abarushye, nta muntu n'umwe yumvaga atazaniwe, hahoraga huzuye. Rero Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mama izamufashe kandi iyo mirimo izamusanga. Imana ibahe umugisha.